Mwaramutse kandi nizere ko mwaguwe neza muri iki gitondo. Ni muri cya kiganiro cyacu Buri Gitondo hamwe na Yesu. Dukomeje rero tuganira ku ntambara yo mu mwuka, dukomeje tuganira ku ntwaro z'umwuka. Nongere mbibutse yuko izo ari intwaro z'umwuka wera. Biragusaba kunyura i Yerusalemu, biragusaba kubanza kubana na Yesu, biragusaba kubanza kuzura umwuka wera. Biragusaba kuba kwemera umwuka wera akakubera umuyobozi kugira ngo azane izi ntwaro muri wowe. Nuko wemera akakubera umuyobozi, ntabwo twakishoboza, Kristo uri muri twebwe niwe udushoboza. Rero uyu munsi turiga ku yindi ntwaro nihuse. Turiga ku ntwaro bita gukiranuka nk'icyuma gikingira igituza. Ejo twarimo twiga agakiza nk'ingofero, kurinda ibitekerezo, kurinda ibyo twibwira, kubera yuko abenshi bakuyemo cyangwa se bemeye gutsindwa kubera amakuru cyangwa se uburiganya Satani yabahaye, imitekerereze yabo ikabashyira hasi. Mu ndwara rero mbi ishobora kubaho no kugira ibitekerezo bibi, ni indwara mbi cyane. Uzarebe niyo urwaye umutima ukajya ukubwira ko uzapfa, ni gake cyane kugira ngo iyo ndwara uyikire. Rero imitekerereze iri positive, imitekerereze mizima, imitekerereze isobanutse usibye no mu mwuka ituma n'ubuzima bw'umuntu bugenda neza. Ngo umutima uhangayitse utera konda. Ibitekerezo bihangayitse biterwa n'impamvu ziguhangayikisha, birumvikana, bitera konda, bitera kunanuka. Ukabona umuntu yarashize, ukabona umuntu ntashyira uturasoko mu mubiri kubera iki? Imitekerereze yaramucitse. Donc haba habayemo ikibazo kimwe gusa, kwizera Imana no kugira ibyiringiro biba byatakaye. Rero Satani arahafatira cyane. Uyu munsi rero reka twikomereze n'intwaro yindi ivuga gutwara gukiranuka nk'icyuma gikingira igituza. Umaze kurinda ibyo utekereza, umaze kurinda ibyo wibwira, amarangamutima yawe nayo agomba kurindwa. Rero mu buzima bw'umuntu uko umuntu ateye, bakurashe mu gituza aho umutima uri uba warangije gupfa, baba bakurangije. Niyo mpamvu Pawulo yabigereranije nko kuharindisha icyuma, kugira ngo umwanzi atakurasa mu gituza, umwanzi atakwangiriza. Rero tugiye kureba uburyo ki gukiranuka ari ikintu gikomeye cyane. Iyo utabanye n'umwuka wera, iyo udakorana n'umwuka wera, iyo utemereye ngo umwuka wera akubere umuyobozi, iyo utemereye ngo umwuka wera akubere umwigisha cyangwa umujyanama, biroroshye kubaho utigerana mba uyoborwa nawo, cyangwa se udakiranukana mba mu buzima. Ugasenga ariko ntukiranuke, ukaba umushumba mwiza pe, ukashumba itorero rinini ariko udafite gukiranuka. Ugakora byose ariko udashobora gukiranuka kwarakubaye kure, mu yandi magambo udashobora kwirinda icyaha. Mbese wibereye muri bwa buntu burenze uvuga ko Yesu yabirangije byose. Ariko Pawulo yaravuze ati se dukora ibyango ubuntu busage ntibikabeho. Mu ntambara turwana n'umubisha, mu ntambara turwana n'umwanzi, turagomba kwihana. Ubundi ikintu cyiza gishobora kubaho mu buzima ni ukudacumura cyangwa se kudakora ikosa cyangwa kudakora icyaha. Ariko nimba tugikoze, ijambo ry'Imana ravuga ngo hari umurengezi kuri Data wa twese, wihutire kugisabira imbabazi no kwikurayo ukurega atarakugeza imbere y'imanza. Rero gukiranuka ni ikintu gikomeye cyane muri uru rugendo. Hari abantu benshi cyane uvugana nabo ukavuga ati mwazaje gusenga, bati se bimeze bite, usengera hehe? Ukababwira, ukajya kumva ati oya nimba ari kuriya, oya ntago ari byo. Haba habaye iki rero? Kutera imbuto z'umwuka wera. Nanone tugaruke kuri iki, imbuto ni iz'umwuka wera, imbuto ntago ari za kamere y'umuntu. Ushobora kubyuka mu gitondo ushaka gukunda bikanga, kuko umwuka wera niwe ukunda, biragusaba kuwutunga. Yesu nashimwe cyane. Gukiranuka rero ni icyuma gikingira igituza, kugira ngo ubeho wirinze kandi aho ufite umutekano w'igituza cyawe. Bigusaba kwambara icyuma mu buryo busanzwe. Rero mu buryo bw'umwuka biragusaba kwitwararika, biragusaba gukiranuka. Iyi mpano ni iy'umwuka wera.
ubundi wowe ntiwakiranuka ngo bikunde. Icyo ntabwo ari ikintu cyawe. Mu buntu bwa Kristo harimo gukiranuka, kuko niyo Imana iturebera muri Kristo Yesu itubaraho gukiranuka. Rero muri ubwo buntu bw'umwami Yesu tubona ikintu tutagombaga kubona, kuko murabizi neza yuko ubuntu buduhesha icyo tutagombaga kubona. Mu byo tutagomba kubona mu buntu bw'umwami harimo no gukiranuka. Gukiranuka rero ni icyuma gikingira igituza. Mu buzima bwa gikristo kugenda uko wiboneye cyangwa se kutagendaniye intwaro y'umwuka wera bituma ugenda ukora ibintu byose n'iby'abapagani bakora. Uriba bikemera, urasambana bikumva nta bwoba ufite, uraruga ukumva nta kibazo. Ibintu byose ushobora kubikora wumva nta n'icyo bikubwiye, kubera ko nta gukingiye, nta cyuma gikingira ufite. Ibintu byose bikwikubitaho bigakunda. Rero ugasanga n'ubuzima bwawe ntukeneye guhindura ibintu, wibereye aho ngaho. Kubera iki? Umwuka wera niwe udushoboza gukiranuka. Kubana n'umwuka wera bituma dutinya icyaha, bituma tugendera mu nzira yo gukiranuka, bituma twirinda naho abantu batatureba. Kuzura umwuka wera ni iki? Ni ugukora ibyo gukiranuka. Ni kimwe mu gukora ibyo gukiranuka, mbyite kimwe mu gukora ibyo gukiranuka naho abantu batakureba. Mu gihe uri mu cyumba wenyine, mu gihe wagiye isafari nta buntu kuzi, mu gihe uri muri hoteli wenyine, mu gihe abantu batakureba, ugakora ibyo gukiranuka. Ahantu hatari aho gukora ibyo gukiranuka ugakora ibyo gukiranuka, aho ngaho uba wambaye icyuma gikingira igituza. Mu gihe ari ngombwa ko ukora ibyaha ariko wowe ugakora ibyo gukiranuka. Mu gihe satani yagusatiriye muri ya mayeri ye menshi ariko wowe ugakora ibyo gukiranuka, aho ngaho uba wambaye intwaro y'umwuka wera, kubera ko umwuka ni Imana. Iyo twuzuye, Bibiliya ivuga ngo iby'isi ab'isi twarabanesheje kuko uri muri twa aruta uri mu bisi. Iyo wuzuye umwuka wera, iyo wemera kuyoborwa n'umwuka wera, iyo wemera kugendana n'umwuka wera, birakorohera, kubera yuko ibintu byose umwuka wera aguha imbaraga zinesha, zihagarara zishikamye imbere y'icyaha, zihagarara zikanesha intege nke z'umutima. Kuko itegeko ry'umwuka w'ubugingo ryaciriyeho itegeko rya kamere y'icyaha, riciraho iteka. Ubwo rero iyi ntwaro ituma tunesha icyaha, ituma dukiranuka no mu gihe kitari cyo gukiranuka. Ugasanga urakiranuka mu bintu byose unyuramo, ukavuga se ni ibiki biri kuba? Ndi kubona atari njyewe, ntabwo ari wowe. Umwuka wera, hari intwaro igukingira umwuka wera guhaye ituma ukiranuka. Wajya gutekereza nabi, umwuka akagura ati si uko bikorwa. Wajya kurarikira, umwuka akakubwira ati garukira hafi. Wajya kugira ishyari, umwuka akakubwira ati ntabwo ari uko bikorwa. Aragukingira igihe cyose, amarangamutima yawe arayarinda. Wajya kuhubukana umujinya n'uburakari, akakubwira ati banza utuze. Umujinya uva mu mutima w'umupfapfa, ugahita ukuringa down, kavuga atari kuzika ari byo koko. Wajya gusubiza umuntu nabi, umwuka wera akakubwira ati ntabwo ururimi rwawe ari urwo gusubiza abantu nabi. Gukiranuka ni impano y'umwuka, donc ni intwaro y'umwuka wera. Imana nidufashe cyane, Imana nitugirire neza. Ndagusengera, nanjye ndimo nisengera kugira ngo umwuka wera duhe kuri iyi ntwaro. Umwuka wera avayo muri twebwe, umwuka wera avayo uture muri twe, umwuka wera avayo utuyobore, umwuka wera avayo ugendane natwe. Rero ntabwo twakishoboza. Iyo umurimo urasaba imbaraga zidasanzwe, iyo umurimo urasaba imbaraga z'umwuka wera. Uru rugendo rujya mu ijoro rurasaba kuyoborwa n'umwuka wera. Ntabwo ari urugendo narababwiye ngo si urwo wiga mu mashuri, ntabwo ari ibitabo byinshi wasomye. Nabonye abantu bize cyane bahemuka imbere y'icyaha, agacika intege kubera yuko hari imbaraga adafite zirwana n'icyo cyaha. Ukabona umuntu afite grade ihambaye ariko acikiye intege imbere y'icyaha, kimukubise hasi. Ageze imbere y'umugore acitse intege, ageze imbere y'umugabo acitse intege, ageze imbere y'uburakari acitse intege. Mbese ugasanga umuntu aracika intege, ariko umwuka wera ari muri wowe aguhiye intwaro yo gukiranuka. Amen. Gukiranuka naho abantu batakubona, ugakiranuka naho isi itakiranutse, ugakiranuka muri system yabaye corrupted.
ugakiranuka muri sisiteme idakiranutse, ugakiranuka igihe abantu bose bakugose badakeneye gukiranuka ahubwo barimo bibaza ibyo urimo baguhinduye nk'umusazi, ariko umwuka wera akakubwira ati ufite intwaro, ndi muri wowe, harimo intwaro yo gukiranuka, yikoresha aya masaha. Twavuze ngo iyo tuvuze intwaro tuba tuvuze intambara, iyo tuvuze intwaro tuba tuvuze urugamba, iyo tuvuze intwaro tuba tuvuze fayiti, tuba tuvuze kurwana, turarwana. Ntago wamanikira amaboko icyaha, ntago wamanikira amaboko umwanzi. Fayiti, rwana. Umwuka wera uri muri wowe aranesha. Rero iyo tuzuye umwuka wera ibintu byose bimanikira amaboko. Ni Yesu afandi. Ko tugiye kwiba, Yesu afandi. Ko mu kanya ukeneye gusambana, Yesu afandi. Ko mu kanya ukeneye kurarikira, yego. Ko mu kanya ukeneye kurwana, yego afande. Ko mu kanya ukeneye donc ibintu byose ukabimanikira amaboko, ukavuga ati nta mbaraga zifite zibinesha, izi ngabo za Satani zirakomeye, tutari kumwe na Yesu zaduhindura. Niko umuririmbyi yaririmbye kandi yarizuye umwuka wera, naramwumvise cyane. Yesu afande, Yesu afande, ibintu byose ukabyemera. Ugasanga umukristo ari mu rusengero amazemo imyaka n'imyaniko, ariko ibintu byose abimanikira amaboko. Ugasanga umushumba arashumbye, amaze igihe ashumbye, ariko ibintu byose abimanikira amaboko. Ugasanga umuvugabutumwa arabwiriza abandi, ariko ibintu byose abimanikira amaboko. Mu ntambara reka mbese yaratsinzwe, yabaye dizata, yaragiye neza arahera, yavuye mu rugamba. Ni umuhanuzi mwiza, ariko ibintu byose abimanikira amaboko. Ikije cyose Yesu, aho Satani akoza buriganya Yesu, aho Satani anyuze Yesu, oya no, ntabwo ari icyo gihe. Igihe kiraje kandi kirasohoye, abasenga data by'ukuri bamusengere mu mwuka no mu kuri, kuko abo ari bo bakwiriye kumusenga. Gukiranuka ni intwaro y'umwuka wera. Nutanyura i Yerusalemu, nudashaka kuyoborwa n'umwuka wera, nudashaka gutunga umwuka wera, nudashaka gusengera mu mwuka no mu kuri, nudashaka kuzuzwa umwuka wera, nudashaka kuyoborwa nawo, uzajya uhora umanikiye ibintu byose amaboko. Abiba wibane nabo, abasambana usambane nabo, abajuru ugendane nabo, ubugome urugambane bikunde, kubera yuko wamanitse amaboko mu ntambara. Ongera wubure intwaro, subiza intwaro yawe, ongera ufate intwaro yawe preto, kura intwaro mu rwubati. Ni igihe cy'intambara. Sitanagerageza kwibagiza abantu ko bari mu gihe cy'intambara. Ukajya ubona ari abantu bakuzengurutse, ukabona ibintu ari bisanzwe, ukarwara ukabona ari bisanzwe, ibintu bikagera iwawe mu rugo ukabona ni ibisanzwe, inshuti zikakwanga ukabona ni ibisanzwe, ibintu byose ukabona ni ibisanzwe, ugakora ibyawe ukabona ni ibisanzwe. No, wapi, ntago bisanzwe. Turi mu rugamba rw'umwuka wera, kandi intambara y'umwuka iri live, irahari, irafatika. Nukurwana. Yesu nabaho umugisha. Rero mwongere mugire umunsi mwiza, mbifurize kugubwa neza. Tuzakomeza kwinda intwaro umunsi w'ejo. Shalom. Yesu abagirire neza cyane.